Reka tubasuhuze neza nshuti bakunzi ba Bigirerezo TV, ni Prince Robert. Umaze kubimenyera tugira ibiganiro byinshi cyane. Nkunda kubabwira ngo abantu muriho bitameze neza uyu munsi bishobora kuba byanze ariko ejo bizamera neza. Ushobora kuba ubona nta kigenda ariko twaje gusanga ibintu byose kuri iyi si bigira iherezo. Niyo mpamvu twabazaniye umurongo mwiza wa televiziyo kuri YouTube channel kugira ngo umenye ko uyu munsi naho waba ubabaye ejo bizaba bimeze neza. Kuri kamera zacu musanzwe mumenyereye ko dufite umugabo, mumaze kugenda mutwandikira muri comment hasi ko mumukunda, natwe niyo mpamvu tudahema kuba muzanira. Reka tumwakire yongera tuganirize ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, ntabwo tujya hirya y'intumbero zacu. Ni karibu mutumishi wa Mungu. Prince, yewe Toneste nabayeho n'uyu munsi ndiho, emwe n'ejo nzaba ndiho, ariko nibaza ubuzima bwanjye iherezo ryanjye ryari ryo. Murakoze cyane kutwakira Prince, urakoze cyane. Iki ni ikibazo maze iminsi nibaza, kuko nabayeho uyu munsi nkaba ndiho, n'ejo nkaba nzabaho, iherezo ryanjye ni iri. Nagira ngo nakire abantu bose mu nkunda, inshuti zanjye, abantu baherereye mu bihugu bitandukanye. Hari abari mu migabane igize isi, bari muri Afurika, bari muri Australia, muri Amerika, muri za Canada, ahantu henshi hatandukanye kuri iyi si. Ndagira ngo mbahe ikaze kuri Bigirerezo TV. Imana iduhana umugisha. Reka dutangire dusenga Imana, hanyuma tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana. Nkomeze gushimira wowe udukomeje kuduha akanya kawe, ukomeje kudutera inkunga, kora subscribe ndetse na share kugira ngo ubutumwa tuvuga bugere ku isi yose. Nababwiye ko intego zacu ari ebyiri, ni ukugaragaza imbaraga z'Imana ko Imana igikora, ndetse no gushaka kwereka abantu gutabara kw'Imana. Mu yandi magambo ndagira ngo nibutse abantu imirimo y'Imana. Haleluya, Imana iduhana umugisha. Rero kadutange dusenga Imana, hanyuma mbaganira ijambo ry'Imana Imana nshyize ku mutima. Kandi nk'uko nababwiye nabasezeranije, vuba ndatangira kubatumira abatumirwa, muzajya muryoherwa, ntacyo mwatuburana, turahababereye. Imana duhamagaye kugira ngo tuyihuze n'abantu bayo, hanyuma mu gihe kirambye muri iyi si. Ntabwo Imana izaturira muri Kigali. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ntabwo Imana yakora ikosa ryo kututererana. Ndabizi neza ko Imana itabara abayo. Kadusenga. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana idukunda. Uri Imana ikunda abazungu, ugakunda abirabura. Uri Imana y'abantu barebare n'abagufi. Uri Imana y'abaraye bariye n'ababuraye. Uri Imana y'abagenza amaguru n'abagendera mu ndege. Mu yandi magambo, uri Imana itarobanura abantu ku butoni. Petero we yavuze ijambo rikomeye ageze kwa Koroneliyo, abona ibintu bitangaje, abonye guca bugufi kwe, aravuga ngo menye neza mu mahanga yose ko uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana imwemera. Mu yandi magambo, uri Imana yemera umuntu wese agukiranukiye, nta muntu usubiza inyuma. Mwami, ushoboye ibintu byose, ariko hari ikintu nakubonyeho. Uri Imana, hari ibintu bibiri nakubonyeho udashoboye nshaka kubwira abantu, kandi mbikuziho. Icya mbere, uri Imana idashobora gukora ikosa ryo kwirengagiza uje aguhungiyeho. Icyo ntiwagikora. Mana, uri Imana itakora iryo kosa. Icyo ntugishoboye, nta muntu waje aguhungiyeho. Mwami, ngo umutererane. Ikindi udashoboye, uri Imana idashoboye kugira ikintu cyitwa ubugome. Uri Imana itari ingome. Mu yandi magambo, abantu bashobora kugira ubugome, ariko we nta bugome ugira. Habwa icyubahiro Mana. Twakira abantu bose mu ijambo ryawe, tujye kuganira nabo, ubane natwe, dufashe, kandi nkubereye ambasaderi mu gihe nyiramiye muri iyi si. Nunkoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana nshyize ku mutima. Nkomeze gushimira umuntu wese adukurikiye. Imana iduhana umugisha, kandi hamwe n'Imana izagenda idufasha. Ndagira ngo tuganire ijambo riri mu gitabo cya Ezekiyeli, umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakuru yitwa Ezekiyeli. Ndashaka ko dusoma ibice 16. Turavuga amagambo makeya, hanyuma tuze gufata umwanzuro dusenga. Ezekiyeli ibice 16, umurongo wa mbere kugera ku igice cya 16, umurongo wa mbere kugera kuri 6. Dusome ijambo ry'Imana nk'uko Imana nishyize ku mutima kugira ngo turibwire isi. Dusome. I Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. Umurongo wa mbere aravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti, uku niko Umwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uri mu gihugu cy'i Kanani. So yari Umwamori, nawe nyoko yari umuhetikazi.
kavukire yawe umunsi wavutseho umukungo wawe ntibawushaririye kandi ntibakujabuje n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, haba no kugushyira mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukorere ibyo akugirire ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. 6 niho nshaka ko tuganire cyane. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho, amen. Nubwo uri mu ivata ryawe ubeho, amen. Ndashaka ko mbaganira ijambo Imana yashyize ku mutima, rivuze ngo ubuzima bwawe uherereyemo cyangwa se imibereho urimo uyu munsi wa none izagira iherezo nubwo ubona nta kintu wakwigezaho. Mu yandi magambo, Imana yambwiye ngo mbwire isi, nubwo nta muntu wigeze akugirira ibambe, nubwo nta wigeze akureba neza, ariko Imana itanze itangazo rivuze ngo baho. Imana ishimwe. Robert, Imana ishimwe, ndagukunda cyane, nkunda kubibwira abantu ko ngukunda. Ndagira ngo nawe nkubwire ko Imana ivuze ngo baho. Mu yandi magambo, iterabwoba rya Satani, ubu hari abantu benshi bamaze kubona ko ngo coronavirusi ngo hazaza n'ibindi byorezo, ariko reka mbabaze abantu munteze amatwi, mugira ngo ubundi ibintu byabayeho kuva kera? Rero iyo Imana yavuze ngo baho baho, dusomye amagambo y'Imana, Imana yawushyize ku mutima. Ndashaka kubabwira ko uyu mwana ni umwana w'umukobwa yavutse mu buryo butangaje, ndetse nta nubwo byari muri gahunda ko bamubyara, kubera ko uyu mugore yari umuhetikazi, uyu muhungu wamuteye inda akaba ni umumo wabo. Yari amoko azirana, ntabwo byari muri gahunda rero ko uyu mwana avuka. Yavutse adakenewe. Ikimenyimenyi ko yavutse adakenewe, ngo bamaze kumubyara baramujugunye. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ubuzima urimo ushobora kuba waravutse wenda iwanyu batabishakaga, ariko hari umugabo nkunda cyane witwa Ariko, ni umunyamerika, ni umuvugabutumwa international. Yaravuze ngo kubaho kwawe ntabwo ari impanuka. Yavuze igitabo cyitwa ubuzima bufite intego. Ni igitabo yanditse abwira isi ko kubaho k'umuntu atari impanuka. Hari aho yageze arandika aravuga ngo birashoboka ko wavutse so na nyoko nta n'uruhare babigizemo, ntabwo byari mu mugambi wa so na nyoko, muri Kongo kuva kera ngo Imana yari yagutekerejeho. Shaka kukubwira ngo nawe baho, nubwo so na nyoko bakubyaye bitari muri gahunda, ariko nawe baho. Imana ishimwe. Ubuzima urimo urabona byagucanze, Kigali yakumereye nabi. Rero mbabwire abantu b'Imana, nimba hari ikigeragezo kibaho kikomera ni inzara. Nzabaha ubuhamya mu minsi iza. Ubu ni uko tugitangira kugira ngo tubanze tubabwire, mutwereke n'urukundo. Abazabishobora mujye mukora subscribe ndetse munakore share kuri aya magambo tubabwira, kuri ibi byigisho tutambutsa kuri Bigira Iherezo TV. Nimba udukunze udukurikiye, njye unyemerera unkorere share na subscribe. Kubera iki? Ku mpamvu ebyiri. Icya mbere, uranyereka ko nkunda. Icya kabiri, urashaka kwerekana abantu bose ko Imana yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Ubwira abantu benshi, ubisangiza abandi, uzaba ukoze igikorwa cy'ingirakamaro, nawe uzabafasha kuvuga ubutumwa. Bibiliya rero tubwiye amagambo akomeye y'uyu mwana w'umukobwa ngo yavutse ariko akavuka atakenewe. Ubuzima urimo none, ndagira nkubwire ngo nubwo bigaragara ko wavutse udakenewe mu muryango, ariko Imana irakubwiye ngo baho. Njyewe nigeze narara hanze umunsi umwe, mushiki wanjye yandaje hanze. Ubundi twe tuvuka turi abana 12, data yarazi kubyara, harya nzabaho ubuhamya. Rero mushiki wanjye yigeze kundaza hanze, nari umwana, ariko nimba hari ikintu cyambabaje ni ukurara hanze. Icyo gihe nahise njya mu giti cy'avoka, byarambabaje birankomeretsa, ariko naramubabariye. Kubera iki? Kubera yuko nyine cyari igihe. Hari igihe rero, ejo bundi narababwiye ngo igihe kigufata mu gihe cyawe kikagutereka mu kindi gihe, kikurindirije ikindi gihe. Iyo igihe urimo kikugoye, jya wihanganira icyo gihe uhagazemo. Nanjye hari igihe nagezemo mba mu buzima bubi, ariko Imana yari imfiteho umugambi. Imana yari yambwiye ngo mwana wanjye, nubwo uburara, nubwo ubwirirwa, nubwo Robert, wari uzi ko twe twareye ku bintu byitwa ibishogoshogo tukarara hasi ku buzima. Njyewe iwacu twabaye mu nzu za nyakatsi, ntabwo ntinya kubibwira abantu, ariko Imana yari ifiteho umugambi. Birashoboka uburyo wavutsemo, aho wavukiye hagayitse, ariko Imana iravuze ngo baho. Ubuzima urimo ndaje kukubwira ngo nubeho, baho. Satani ntagutera ubwoba, ntabwo upfuye, baho. Haleluya, baho. Iri terabwoba rya Satani n'abadayimoni n'abarozi n'abacwezi n'abacunyi, ndatangaje ko nta kintu cyagutera ubwoba. Dufite Imana ifite ububasha no kurengera. Imana ishimwe. Ndashaka ko tuza kwegera umwanya wo gusenga. Nabwiye ko ntazajya ntinda. Umusore mwihangane,
mpamvu ndashobora gutinda niyi tuba dufite igihe gitoya, kandi ikindi burya ibintu byinshi hari igihe bitaryohera abantu, ahubwo iyo ubwiye abantu ibintu bikeya bibafasha nibyo byiza. Imana ishimwe. Uyu mwana w'umukobwa yabyawe n'amoko abiri azirana. Abamoni n'abaheti bari abantu bahanganye, baba bari abantu ubona bahora muri competition, ndetse n'intambara zaranabaga hagati yabo. Nibutse urubyiruko, ibi bintu muri kugenda mukora, ukabyera hano ukabyara umwana, wava i Butare ukabyara umwana, ukagera cyangwa ukahabyara undi, abo bana muri kwandagaza. Reka mbahanurire babwire ngo Imana izababaza ibyo muri gukora. Uragenda ubyara abana umujugunyu unamwihakana, ibi nabyo Imana izabibaza abantu. Hari igihe nzategura icyigisho mu minsi iza nkababwira ukuntu Imana izarakara, ndetse yaranarakaye. Hari abantu yarakariye bayiciye. Nimvuga ko ikiri Imana, ntabwo gufata umwana ukamubyara warangiza ukajugunya. Ibi bintu byababaje Imana. Ndashimira Imana ko abantu bajugunywe n'ababyeyi babo Imana basangaho. Byatumye ntekereza, Imana imbwirira ijambo ngo mbwire abantu ko tubayeho kubera umugambi w'Imana. Byatumye ntekereza ko umwana bita Ishimayeli, nyina Hagari, ntabwo njya mu mateka ya Hagari na Burahamu, murayazi. Itangiriro ibice bya 21 murongo wa 14, ngo Aburahamu azinduka kare kare ngo afata ngo umugore we Hagari, ndetse uyu mugore yaje kuba umugore we, ariko yari umuja mu rugo kubera gutegereza isezerano ry'Imana ryari ritinze rya Sara. Abwira umugabo we ati nterera umuja wanjye inda, nurangiza uzabyara akana, ntabwo nzavuga ko wanciye inyuma, kubera ko njye mbikoze mbishaka kugira ngo mbone umwana. Bivuze mu yandi magambo ngo iyo unaniwe gutegereza isezerano ry'Imana, hari igihe ubyara mu gihe kitari cyo kubyara, cyangwa ugafata icyo atari cyo gufatwa. Imana idutabare. Shaka kubabwira iki? Shaka kubabwira ngo mujye mwihanganira amasezerano. Rero uyu mwana Ishimayeli wavutse mu gihe kitari giteganijwe, nawe yaje guteza ikibazo mu muryango, kubera ko ngo bari gucutsa Isaka w'isezerano. Hagari na Ishimayeli ngo baje guseka Sara, ngo bamusetse, ngo Imana ihita ibwira Aburahamu, ngo iramubwira ngo icyo umugore wawe Sara gutegeka kugikora. Imana ihita itegeka Aburahamu gusenda uwo mugore, ngo aramusenda aramwirukana. Byaje kurangira rero Ishimayeli nyina nawe amwiyonkoye, ngo aramujugunya, ngo amujugunya nk'aho umuntu yarasa umwambi umwe. Ngo aho bamutaye, ngo niho Imana yasanze Ishimayeli ivugana nawe. Ibice 21 itangirira umurongo wa 17, ngo Imana ngo yumva ijwi ry'uwo muhungu. Imana ishimwe. Aho abantu bakujugunya niho Imana igusanze. Imana yavuze ngo baho. Aya moko abiri rero byaje kurangira havuyemo uwo mwana. Imana iramusanga, iramubwira ngo mwana wanjye mvuganye nawe. So yari umwamoni, nyoko yari umuhetikazi. Umunsi wavutse ntawe wakugiriye neza, ntawe wakurebanye imbabazi, ariko ngo usanga wigaragura mu ivata kubera urukundo nkunda isi, kubera urukundo nkunda Abanyarwanda. Imana iravuze ngo iduhaye ubuzima kubera urukundo ikunda Amerika, kubera urukundo ikunda ibihugu bitandukanye byo ku isi. Imana iravuze ngo ubuzima mubuherereyemo mubeho, mwakire kubaho. Ndashaka ko dusenga. Imana iravuze ngo mubeho. Nubwo mwari mu buzima bumeze nabi, mwari mu buzima bw'iterabwoba, ariko iri terabwoba ry'abadayimoni turaryanze. Ndetse jyewe ndanasezereye Satani n'abadayimoni, ntimuzongere gutinya, nimubeho mwakire kubaho. Abantu munyumvishe, mufatikanye nanjye gusenga, dushimira Imana ko iduhaye ubuzima. Amen. Ushobora no kuba ukora akazi gaciriritse ko mu rugo, ariko Imana yavuze ngo baho, ntabwo ugipfuye. Wowe wabonaga ubuzima bwawe buri mu manegeka, Imana iravuze ngo baho, ntabwo ugipfuye. Imana iguhaye ubuzima. Data twese turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye ubuzima. Birashoboka ko hari umuntu wari ugiye kwiyahura, ariko akaba yumvise iri jambo rivuze ngo nabeho. Kuri bigira iherezo, shyiraho iherezo ry'ubuzima bubi. Mana, ubu buzima abantu babayemo bubarushya, bubagoye, bugoranye, bituma abantu biganyira, bituma abantu bakuvaho. Ndagira ngo ushyireho iherezo. Hari abarwaye imitwe, shyiraho iherezo kuri iyo mitwe, baha ubuzima. Hari abarwaye ibifu, ndasenze mu izina rya Yesu. Hari abarwaye imigongo, hari ababyeyi bamaze igihe batabyara, nushyire iherezo, utange ubuzima babyare. Uravuze ngo nitubeho, uduhaye ubuzima nubwo twari nk'ubuzima bumeze nko kuba mu ivata. Mana, turagushimiye, habwa icyubahiro kuko uri Imana iduhaye ubuzima. Ntukabure icyubahiro turi mu isi, ntukabure icyubahiro twateranye, ntukabure icyubahiro mpari. Mana, twakubera ambasaderi, natwe turavuze ngo dutangarije Satani n'abadayimoni ko Imana iduhaye ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Mwakire kubaho, ndabakunda. Amen. Asante sana. Amen.